Ya ndagushimiye ndanagusuhuje wowe udasiba gukurikira Bimenyekane TV uko bwije nuko bukeye. Ngira ngo uyu mwaka ujya gutangira murabizi ko twabibabwiye ko dufite akazi kenshi kandi tugomba kukabakorera kugira ngo mwishime uyu mwaka tuwusoze neza kandi dutangira n'undi neza. Niyo mpamvu rero uyu munsi twabateguriye abatumirwa. Iburyo bwanjye mafite umusore muto cyane, ngira ngo yatangira yibwira abakurikiye Bimenyekane TV ubundi tugakomeza. Murakoze, nitwa Twizeyimana Edson. Ndi umusore w'imyaka 22. Ibindi turagenda tubimenya gake gake tu. Ngira ngo wamwumvishe rero yitwa Edizo ku myaka 22. Nukebuka ukareba ibumoso bwanjye urahabona umukobwa mwiza cyane w'ikizungerezi. Ndagushimiye ndanagusuhuje wowe udasiba gukurikira Bimenyekane. Ndagira ngo rero ewan abibibwirire ndetse agire nicyo kuko ngiye yarambwiye ngo ashaka umuntu, ashaka ko nzamuzanira uyu mukobwa. Musanzwe mumuzi ku mazina menshi, Samantha, Oruga, amazina nk'ayo ngayo agiye atandukanye kubera ibikorwa bya sinema ndetse n'ibindi bya showbiz agenda ajyamo cyane. Rero ndagira ngo Edizo nguhe umwanya wisanzure kuri Bimenyekane TV ubundi ukore icyo wari ugambiriye gukora igihe wambwiraga ngo nzakuzanire Oruga. Dore nguyu namuzanye, ahasigaye nahawe rero. Ibindi bakunzi babimenyekane TV mwihera amaso, akira rwose, egera umwegere neza nta kibazo. Nanjye mfite amatsiko yo kumva ikintu wamushakiraga. Kan telefone hasi kuko uyu mwanya nkohaye agaciro cyane. Ngiye rero abafana babimenyekane TV, abantu bakurikiye iki kiganiro najya mbishyire hanze mvugisha ukuri. Ngewe Oruga, ndazi neza ko nkurikiye turi kumwe mu kiganiro. Ngewe ngiye kubishyira hanze byose. Nibigize kandi ibyo ngiye kukubwira aka kanya ubifate nk'ukuri, ni nako kuri kundi ku mutima. Yego ndakumva. Ngewe nagiye nkubona mu mafilime menshi ya Bimenyekane TV, aca kuri Bimenyekane TV nkubona mu mafilime menshi ari kubica hirya no hino. Nkubonye mbona uri umukobwa nyine ufite icyerekezo, mbona uri umukobwa mwiza mbona uri umukobwa uteye ko nifuza, uteye neza. Deja nyine numva muri njye ndagukunze. Ndavuga ati ngira amaso ku maso nyine kugira ngo mbikubwire. Uyu munsi ni wo munsi wo kubikubwira. None se wankunze uruhe rukundo? Si bisanzwe se, ni karibu mu nshuti zanjye nta kibazo. Oyanjye ntabwo nagukunze urukundo rwo kuba inshuti yawe. Nifuje ko mama w'abana banjye tukabana ibihe byanjye byose byo kubaho. Okay, byari ibyo pe kandi ntabwo nguciye intege. Ntabwo uri umusore mubi pe, uri umusore mwiza, nanjye ntakabaye nitesha. Ariko afite fiancé. Afite fiancé, ndakeka tunafite mariage vuba. Ahubwo tuzagutumira uzaba inshuti y'umuryango. Oya ntabwo wabikora. No, oya Sama, oya ntabwo wabikora. No, please, oya Sama, ntabwo wabikora. Please, banzi nyumve. Okay, nakubwiye mfite fiancé. Please, banzi nyumve. Nakubwiye nagura umusore mubi buri wese. Ndi n'icyamamare ariko barabizi. Yeah, of course. Uri icyamamare nibyo kandi nakubwiye n'ukuri mfite fiancé. Kandi sharanye ndamukunda, ntabwo namuca inyuma hari ikintu narenzaho. Gusa welcome mushiti zanjye. Oya please Sama, ndakwinginze. Serious. Ndagukunda. Ntabwo bishoboka. Ntabwo wamemukira gute Sama. No please. Amahitamo ndayafite. Wanamureka. Mfite buri kimwe Samantha. Umva nkubwire baby. Urukundo si amafaranga, urukundo si ibintu, urukundo n'urukundo rw'abantu babiri. Ndabyumva. Rero umukunzi ndamufite kandi amaze guhitamo. Akiri narenza kuri ibyo ngibyo. Please wanamureka. Buretse gato ngende niba ari kimwe mwamamagara. Bose n'ikimanzi rero yamamagariye. Ni iki ngiki pe. Samantha please. Ibi ngibi byo. Samantha umva. Ariko manzi. Kambanze ngubaze. No winkora.
manzi ugezeho kunsuzugura byo kunesha agaciro byo kumuzana abantu bose ubonye. ushobora kugira impuhwe umwana aragukunda Kunkunda njye namubwiye ko namaze guhitamo. No, ntabwo byashoboka. Ariko ntabwo nzi ko ushobora kunsuzuguza abantu bose ubonye. nukuri urabisiko nkuba Oya, va. Ariko se ibintu bizi manzi nibigi bampamagariye. Ntabwo ngizongera kumamagara ngo nitabe ikiganiro cyawe. Kandi bizakubabaza. Mva, mwambabarira nkajya mu kazi ko nakererewe. please ndakwinginze Mwanyemerera nkajya mu kazi. ndakwinginze Isi no gutaha bibaye ikibazo. wambabariye kuko umwana aragukunda Arankunda ariko nambwiye ko mfite amahitamo. none abigenza ate se please Nihangane namusabye ko azaba inshuti y'umuryango wacu nta kibazo na kimwe kirimo. wambabariye. Urumva ubwo rero Bro. manzi nuzongeye kumamagara ikiganiro nk'iki ntabwo nzongera kwitana umunsi wa Bro, rimwe. ihangane. Mwampa inzira asa nkatambuka nkajya mu kazi. ariko njyewe numvaga ntacyo bitwaye pe ntabwo ari ukugusuzugura Nari ndi gusaba mwampa inzira ngaca nkajya mu kazi. Mva manzi babari n'undi munsi n'ikindi gihe. bro Manzi. No, Ariko manzi urabizi ndakubaha ntabwo nari ko watinyuka kunyubahuka ngo umuze n'abantu bameze gutya. nanjye N'undi munsi nutegura ikiganiro nk'iki ntuzongere kumamagara. Urabizi ariko Mureke nigire mu kazi. No? bro ihangane bro wirira ihangane bibaho bro reka nze murebe icara neza murebe ko yagiye sibyo ihangane mwana ihangane bibaho sibyo mbabarira ihangane mwana ihangane sama bro ihangane mbabarira bakunzi babimenyekane TV murabona ko ntabwo biba byoroshye mu by'ukuri nanjye biranunguye ngira ngo murabibona ko ntabwo biba byoroshye n'ukuri ntabwo biba byoroshye kano kazi ariko tuba tugomba kugakora nta kundi bro gira ikintu ubwira abadukurikiye wapi manzi nta kintu mfite cyo kuvuga gira ikintu ubabwira nuko nta kintu mfite cyo kuvuga bro ya basi nta kundi reka dusoze ikiganiro ariko tuzagikomeza ndaje ngerageze nzavugishe Samantha mvugishe na Edizo byanga byakunda tuzagikomeza kuko akazi ko tugomba kugakora. Reka rero nkubwira ngo gukora subscribe abantu badukurikira bari hanze y'u Rwanda cyane abantu badukurikira bari Kenya na Mozambique ntabwo